mwibuka muribuka afite cya kintu bavomesha bakita bigihari gacaca afite zanjye reka twumve uru rugendo rwari rumeze rute anta birimo neza cyane ndetse n'abandi bafatanyije murakoze. Haleluya, 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 ndashima Imana. Nuko ndashima Imana yeje kuri uyu munsi. Niyo mbanza gushima kuko nishobora ryose. Hari benshi batambutse twakoranye, hari benshi batambutse twareze, ariko turacyari bazima katubishima Imana. Mu by'ukuri maze iminsi 5 narwaye gusarara ntashobora kuvuga. Nabibwiye Pacifique nise yuko ntashobora kuvuga, arambwira tuzongera volume n'ujya kuvuga tukongeze volume. Nasa nk'umuntu wongorera, ariko ejo bundi nagiye kwa muganga mu tunini birashira bisa nk'ibiganutse. Rero ndashimira aba bana bateguye uyu munsi, Imana ibahe umugisha. Ndashaka kuvuga rero kuri Bishop wacu Daddy na Mami. Bishop yatubereye umubyeyi, n'abana bavuze ko yabereye umubyeyi, natwe yatubereye umubyeyi, ko twari tukiri bato. Mu myaka ishize ni myinshi cyane, ifashije abana bafite ibikomere, natwe aratwomora twari dufite ibikomere, ariko ubu tumeze neza nta kibazo. Imana imuhe umugisha. Bishop rero yakoze umurimo udasanzwe, abakorera abana b'Abanyarwanda. Ni ukuri niwe wabaye wa mbere, n'ababikoze nyuma ye. Abagiye bakora n'ibyo yakoze ni bakeya, ariko yabimburiye abandi. Njye natangiye na Sunrise 2001 mu kwezi kwa 8 tariki 15, ko twatangiye 24 z'ukwa 9, ako abametroni twaje mbere kugira ngo twitegure dusasira abana, ibintu byose tubikorana n'uriya Pam ari watwigishije akazi. Ntabwo twajya gushobora, ariko Bishop yatubereye umubyeyi. Bishop akaza kudusura, Bishop akaduhumuriza, biratuyobera. Baze gufata abana bavuye mu mpande zitandukanye, bafite uburere butandukanye, n'abo mu muhanda n'abaye bose, kugira ngo uzashobore kubajira. Byaratugoye, ariko kubera Imana amasengesho yadusengeraga, Imana yadushoje. Rero Bishop twarabonanye bwa mbere, ahangatse ushinzwe icyaha Metron, ati uzabishobora, ati se ufite abana? Ndabafite. Ati se bariye? Nabazanye. Ubwo rero nabeshye imyaka, uwitatu uvuga ko afite 4, uwitanu uvuga ko afite 5, uwine avuga ko afite 5, noneho undi wera afite 6 akwije kuba yajya mu P1. Hangati se wabaza ati ndabeshye. Umuto yari afite imyaka 3, hari uwamondereye, sinzi niba yaje bamutaka Kamari, sinzi niba hari. Mbese agaragaza ubuto bwe bwose, akirirwa agenda mu kigo hose, abandi bajya mu ishuri ntajya mu ishuri, agafunga amarobine yose, akagira gute. Hangati rero abana harimo abana batoye, ariko akurikira Wine we akiyumaganya ko afite igikuriro. Sonia wicaye yari hehe? Nave hano. Sonia yari hehe? Yari afite imyaka 4. Noneho ndageze bakitora mu ishuri ntavuge, ntajye agaceceka. Umukurikira yari afite umwaka, yamuje mu mwaka umwe, akajya avuga ibintu bitumvikana. Abantu batari se bukeye witwa Noza Marita aravuga ati ko se Betty Juniya yujuje imyaka 4. N'ababeshyi kugira ngo yinjire mu kigo, musenge yakusiga hehe? Ati mbona ibintu navuga sinjyumva, naje ntabuze Ikinyarwanda. Ati naje abazi Ikinyarwanda avuga ko atazi ibyo kuvuga, atazi kuvuga. N'uyu wavugaga yine ko yitondaga agaceka agatuza. Nuko ubwo rero
arambwira ati urabafite inkingi ati barakoze inkingi nuko abana tubana nabo ariko umuhungu baje kwirukana atarageza imyaka abagendemo nawe batura umuhungu we rwose ari bagende mu bantu ba mbere batura n'umuhungu wa Beti none baravuga ati fama aravuga ati mushyire mu abutwara abarare nawe amuzanye namuzanye kubera ko nyine yitwaraga nawe agafungura amazi akagira gute akagira agatera amabuye ku ofisi headmistress yari Sharoni agatera amabuye bashaka bombo wari manager ngo atumva Beti kitama akazi cy'umwana agende ndamushyira he ataho ubushya niho hazi cyangwa se umutware uri cyakazi ohereza mama ariko nyakubahwa Bishop ndagushimira kandi ndagukunda mbere njya nkwandikira nkakwandikira kubwira ndagushimira ibintu wakoze ntabwo bisanzwe twabanye n'abana batandukanye tubana abana barwaye bahamuka hariho umwana wajyaga yahamuka yabivuze kuri graduation ye nk'umukobwa noneho njye naramuganirije mwese ibintu birimo n'ibiki urabona rega n'abana b'Minisitiri wowe urahuramuka nk'imbwa ubwo urabona uzagezayo uzi ko ushobora kubona umugabo muri aba ngaba mwigana none urabona ngo nta babyeyi ntaki mama Mbabazi aje asa nk'uteye mu ryanjye aza kwigisha abana arabigisha babwira uburyo bagomba kwihangana ko atari bo mfubyi zonyine ko bagomba gukundana ibintu byose noneho yarangije umukobwa ubwo bari yabuze ikibazo cyo kwiyahura yavuze kuri graduation ati Madame Bishop yaraje avuga ubutumwa niyemeje kwitera icyuma ati avuze ijambo ati barangije ati abana ukuntu basa ngiye gupfa mbasigi ati niwe wanyomoye Madame Bishop wowe abana imitima yahungabanye wicara ubizi ushaka uzamumbaza mukubwire ariko ndabashimira nanjye Bishop yarandeze abana njya murabizi hari ugiye kumubwira arambwira ati ntabwo se ko ufite uruhara atega abana rwandutoga cyane nubwo ari anti bose uwo witwa Karumuna ati anti ntabwo bitaga cyane ati buriya ntabwo imyaka urusha ari myinshi kubera se ati ntabwo ari myinshi ati buriya rero haruzigi ari hose naze muze Karumuna twarwanye nawe Bishop aje ku ishuri arabwira ati mukuremo imyenda ati abana yafashe mu mufuka bafashe mu mufuka ati abana nabaye n'abashumba niki ati n'abanyeshuri se gunda bambaye uniform kuko urabona uniform zabaga muri Amerika zikaza ari z'abana batoya kandi harimo abana bakuru twadodeshereza zabo zishika buri munsi twakudodesha aravuga ati ipantaro ufite ipantaro wese muyikate yarambaye amapantaro ati muyikate ibikabutura ko bigize abagabo bazi babagabo tubikanyije kandi natinda agashaka ngataha ati none naje mama atabishaka nta datangira ati namusize muri Kongo n'inka ati rero ndasubirayo nawe dusanga arimo gukuruza rakirete twayibikase twabishyize mu cyumba ati ntaye ati n'ubundi nubwo si ibyanjye kwiga si ibyanjye turengera turarira kandi umuntu akwihanganye rwose ati ndabinginze mumbabarire ati ndataha ntabwo Imana yageneye ko niga ahangaha yarabigennye ku cyumba ko utabigennye turavuga ati turayakata kandi nta kiri budukore ati mwamumemukiye tutiguma aho rero ntawe uri buke rero Bishop twahuye n'ibibazo bikomeye by'abana twarahanduye imvunja nkuko bavuga ntabwo ari ibintu byo kugira byo kubeshya ngo bagiye gute twarazihanduye n'ubu nyinshi nkatekerezaho nahanduye igihe ndabazi rero nahanduye imvunja 9 mu ino rimwe ariko Bishop ikintu njye namukundiye ni ikintu kimwe bavuze byo guhoberana buriya niba ari ikintu kikiza umubabaro ku muntu n'umuntu kuguhobera yagwera akumvira ko agufashe kweri kumva afitemo urukundo muguhobera akumvira ko agufashe kweri nkabikunda Bishop yaza nkumva namutetaho kandi namutetaho pe nkamutetaho nkamubwira ibyo nshatse nkamubwira kandi nakanyumva nk'umubyeyi urumva nkamukunda Bishop ugasanga araza akatubwira twakora inama twayagutongera igihembwe
tugakora inama akatwakira akatugaburira akavuga buri muntu avuge uko byagenze. nibwo yarambwiye ikibazo cyanjye, namutangiye mwishyurira mubwira ikibazo cyanjye, ariko numva atabyumvishije, numva ntabwo yasa nk'umuntu utabyumvishije, ariko byarantangaje ko na Bishop mu 2003 atelefona Leti Gashagaza, Pastor Gashagaza ati shaka contacts zo mu Metro Kibeti mufate azana umwana, ari umwana wiga Sunrise yishyuriraga tumushakira umusponsor. Nyakubahwa Bishop ndagushimiye pe. uyu mwana wanjye kuva 2003 ntabwo rigeze mwishyurira kugeza arangije senior 6. murumva ako gaciro ntabwo rero ushaka kubagiga umuntu nk'uyu nguyu. kandi nyakubahwa Bishop ikintu ngiye gusorezaho, aba bana batoje urukundo. ntabwo nari nzi ko umuntu nabakubise hari uwananyibuka. yajyaga atubwira Bishop akavuga ati mwabana mwireba hari ni muramu we umugore wa murumuna we. twari mu nama aravuga ati nyakubahwa Bishop atubwira ati nkonizisha abana. umwana we yigaga hariya atuvayo ntabwo turi mu Burayi. ati umwana we niba adashaka guhanwa uzamutware. ari muramu aravuga ati abana ni abanyu mubafate nk'abana banyu. mukubita umuhoye ubusa Imana izabikubaza. ariko nta muntu utarakubiswe, nanjye narakubiswe narezwe ndakubitwa, ariko ndashimira ko inkoni itabuze icyo ikora, hari icyo yakoze, yatanze umusaruro mwiza kuri aba bana. ni ukuri byarantangaje. nashyingiye umukobwa wanjye w'imfura wari ufite imyaka 6, ariko ndabubwiye Bishop abana barantwerereye ba Sunrise bakora urubuga banwereye amafaranga nyeretse aho umuryango aravuga ati se abanyeshuri barusha abarimu, kuko abarimu barwereye makeya ubona abakozi twakoranaga. ese abana se barusha abakozi amafaranga? nabone ko barakuze. ndabashimira. hari benshi nisanzuraho, hari Desire, hari Pacifique, ni ukuri hari Faith, hari Joyce. mbisanzuraho nk'abana banjye kandi n'abanyisanzuraho. barumva ntabwo icyo nabwira umwana umuvandimwe nkibwira abana nk'uko mbwira umwana wanjye. kandi impamvu mbisanzura nuko nabo banyisanzuraho bakambwiza ukuri. rero ndashima Imana yatuyeje amagingo. ndashimira abana baduciye amaboko, hashimira na bagenzi banjye twafatanyije umurimo. ni ukuri ntabwo twaruriye ubusa. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, kandi urukundo mufite muzarukomeze. ngiye ku bwanjye numva Bishop duhura buri mwaka tukamushimira. rero iyo umuntu yapfuye sinshobora kuvuga. abantu bakiriho kinumva ibyo umuntu amubwira, ibyo kujya hejuru ya sirikare ngo yankoreye ibi n'ibi, ngo yagize ibi n'ibi, okay wabivuga ubishoboye. ariko ntushima ko umuntu abwira umuntu ari muzima. ni byiza nyakubahwa Bishop aho uzagenda hose Imana izagutware mu ijuru udapfuye nka Eliya. ntuzagaragurike, ntuzasambe, uzaryamo usinzire, kuko ibyo wakoze bizaguherekeza. rero ngira ngo mbereke umwana wa Leti John yiga kuri Muhabura. ubwo yanyingiza ati wasati twajyana ko numvaga kuvuga rucyahana, tukajyana nkamubona ati warese nkaza gutwaza ishakoshi, ntinzajyana n'umukobwa wanjye ati rwose nza gutwaza. Eli ngwino hano. abazi John ngira ngo mwabona agashusho karimo kuza. uyu mwana rero yavuga ati ndamuteye ishakoshi, yiga kuri Muhabura Integrated Polytechnic, yiga software development. rero ubwo najya mbabwire ngo na John arahari, yaje nawe kubisanya namwe. uyu mwana rero wa kabiri najya mubereke, nimuramuza muzamumenye tazamuyoberwa. bisigaye Imana duhana umugisha. murakoze cyane. arakoze cyane. ati uru rugendo
rwarimo inkoni nyinshi cyane, umva kutadukubita ariko byari ikibazo, ntabwo byari gukunda inkoni iyo zitazamo. So anti rero ndetse n'abandi ba anti n'aba uncles bose bari hano nagiye mbabona benshi, turabashimira cyane, tuzirikana kandi duha agaciro uruhare rwanyu ku bantu twabayeho. Hanyuma iby'inzika nta nzika kabisa byari ngombwa.